yewe mwiriwe. Mwiriwe neza. Muraduha? Ego mana yanje we ndarambuti yaje. Uraho manaje waje. Kwanyita umukunzi cyangwa kandi kaje. Ubu se ndakwita umukunzi kakakanya tumenyanye. Amakuru se? Ni meza bo nari nagize ngo wangase. Ndigeze kuguhamagara kuri telefone ucagiye urambwira ngo uraza kundeba ndatekereza si we wanyibagiwe kandi urambwira ngo nawe ngo usigaye ngo ndebe umutima gugatera ariko hano hari irungo si abantu mubana haribana n'uwitwa Ndera hari umukobwa tubanaga witwa Dodani Dodani niba mubwiye ari hehe Dodani ya hari umuntu yagiye kureba hari ahirya wamushakaga se nawe oya nuko nzi ko ari umuntu mubana gusa ahubwo se muraziranye oya ntabwo tuziranye ntabwo tuziranye nuko nje numva utari kuvuga navuga ntiburiye ushaka kuba giti wenyine ntabwo ndi butinda ariko ntacyo nakwicara reka nicare kugera hano nabyo biba bigoranye ukuntu kubera nta mihanda ihari ariko ntacyo reka nicare nuko ihangana yewe hanyuma muri no stress si mumeze gute ko ngunda akaburusheti kawe stress restaurant ibintu bimeze neza abakiriya baraza twazanye ibikoresho bishyashya abo bakiriya bariyongereye cyane no stress bya bindi wakuye za Tanzania ni Tanzania hari za Dubai hari ya Tanzania dizi ubu hameze neza rwose uzagiza ubu namaze no kubabwira noneho ko igihe cyose uzajya ushakira uzagiza ukafata ikintu cyose ushaka mbese kwisanzura nk'ahari iwawe ubwo ni ukuvuga ngo sikizimya aramutse ashatse kungurira nto yanzana bamuhubwo nyine turi gupanga gahunda mbona amahitamo yawe ariko njyewe hariya kubera ko ari iwanjye nakubwiye ko nawe ari iwawe kandi numva wa muhungu udashobora no kwishyura azajya arakuzana gukora iki wagiye wizana ugafata ibyo ushaka warangiza kugenda nta muntu uri bukwishyuza nubizi se ko nyine nawe nanjye yari yambwiye ko afite igipimo c'ikawa nico nyine muraririye nimara kukimucomora nzaza twipangire nk'uko wambwiye ndagukundaga njyewe se buriya ndakoze ubwonko ndakoze ubwonko rwose nk'uko abantu bakoraga guca bagakora amapinya bagakora za sikisi paka njye ndakoze ubwonko biranagaragara n'agatwi kawe ni keza biragaragara ese ko umuntu uri kumera neza ejo njya Dubai no kuzanira ibindi bintu by'amafuresheri imyenda myiza n'ibyo myiza no kamera neza byatari ubwo bizagenda rero nje nta nubwo nyakundaga njewe ndagiye Dubai banzanira utayakunda ni ikibazo cy'ubushobozi bukeya nta habaga amaburusheti se burusheti zajya zisanga muri no stress restaurant izo nziza bya nizo ziryoha muri uru Rwanda muri Kigali hose naragenze abantu bose bavuye imihanda n'imihanda bakaza hariya muri no stress ariko nyine akomeje kuvuga ikintu ufite amahanga kandi ndabizi nyine ariko kunda burusheti none se Peru ngaho fora ni kinzanye ubwo nyine narinde gutekereza ntisi wenda ni ibintu bibiri niba atari amakariso wenda kubera ko nyine ushize ndagizaga isidizo nari ndambaye induba zikazirya nandi kibaza ntisi wenda ntabwo yaba ari wenda nk'akanyama cyangwa burusheti ubu ushobora guhitishamo izi saha ngo nkuzanire kimwe muri ibyo ngibyo wahitamo iki ni burusheti wagikoze rero nakuzaniye data we zibaga zipfunyitse urabona burusheti ifunze gutya iyi ngiyi rero iyo uyifunze gutya niyo yamara iminsi 3 niyo yamara n'icyumweru iba ifite umwimerere wayo mana yanje rwose urye neza wumve numva udahaza uvuge uhamagare bazane n'izindi buriya rwose nzaje ndakwirahira mvuge ni rwose ambutiyaje niwe muntu uzi gukura rwose icyo cyangwa mwe rumara kukibona ubwo tayari nuko itanza ngabwira ambutiyaje tugatwikira none si reka mbibaze ari uzi ko Dodani mbona agarutse we rero kugira ngo ataza ko Peru urumva nihutaga kandi iyi nzira nabonye iri mu Rwondo sibyo reka nyure hano hirwa turi kumwe kuri telefone yego urakoze sawa yego
Kizim. Kizim. Uze sheri byawe. Fero. Mbona wataransifiri mu bisi. Jese ndagubizi. Uri mu Kuva bisi. cyagiye gwa mukongomana ngira kwakundi sha. Ubu ndangijyama. Nubwo ka free data zijamba garanze kora hano ariko wumva. Kora hano wumva. Usika mapinyagaje. Gataza. Iriki. Kukimbwira kuva cyagiye ngo nje kwiga kungufu. Singijyama singigoheka. Ndashaka kuzigaranzura wa mukongomani. Mana yanje umunsi namufashe. Ese koko mwitaga umukongomani kandi atariho. Oya guriya mugere ndaro umunyarwanda. Ndashaka kuzikunzetsa. Uriya mugere yangubise kagatapura kagutse. Karenda bagitaga jido katolike ndaguhize. Cyangwa ni jido protesta. Ayo iriya niyo mubirere neza igoma bana bimajengo. Je uriya mwana ndayambesha. Ariko umugongo bari baguciye sinzi n'ubundi bagutara bayburera. Ayigazata ushafero utanyibutsa gahinda kakanzonga. Uriya mujinguze ko yangubise hasi ngumva umugongo guri imyoshe ngo sinagima. Sheze negima ranje urucumitira igamana. Urabona ukuntu warutangiye kunsetsa kandi shaho umeze kumenya. Akangubwire rero huko. Hari n'ibindi utazi. Uzi ko n'igikombe cy'ikirenge kuzakijana nga kimwe cicanzagwe. Sheze negima reka ngubwire. Abarapera ibintu. Shanamande ngo nindobo ari indobo ngo niba ari ibiki. Kangubwire njewe. Ibintu ugiye kuzaje n'urundi gukorera. Uramutse gute ubundi ariko Kizim ko mbizi neza ko wari ubiziye neza ko uyu munsi twari dufitanye gahunda kuri bungaburira inyama cyangwa se ukareba ukuntu bigenza kwanjana hariya muri no stress ukangurira burushete byaje kurangira gute Mwana mwe ndakura maze ari kuzira feruje ni kamwe katagira ka kabiri maze kujya neza uzi ko ndaguhamagara inshuro zirenga 10 utanyitaba cyangwa telefone yawe nibura ngo icemo koza mwana hari igihe nawe umbwiraga nk'ikindi kikanje ahantu niki uracashegeye inyama nukuri bamare kutwogesha ibyombo icumweru ngubu umbwire ngagutekera ngagasombe urukumva ngashiragamo onyo urumva ngashiragamo tungurusumu wabiki abandi bakobwa bari kubwira abahungu babikunda ibintu bazakora plani bagomba kugira ngo bagure nibibanza naho ngo tuje kugura ako mwana rero nawe kanze ngubwire reka ngubwize ukuri nje nta so kurangura nka hadi muri kora secondaire ndari ibyo nabyo ureba ukundu ubihigikira ngo hirya sibyo Kizimya reka ngubwire nje ntago ndagisombe waransezeranyije inyama urabizi ngo ndagakaboga ujaga gute kuri tayo ujyaga inyama buri kanya njeko amahirwe umubiri gwanje guri yerenjaga ibingenzi kugabifata ibindi bukajugunya ubwo rero reka ngubwire ndamasombe ndabiki ingewe ico nshaka ndashaka inyama niba nta purushete ufite hano njana muri no stress cyangwa se niba no stress bidakunda shaka inyama guri biro 3 duteke turye kandi turangize birangize byose yongeye kuhanzanga wamukubitwa ngo yongeye kuhanzanga ko umutoza yari yambwe ngo ndacabura ngo amezi ngatatu kugira ngo mbashe kugwana n'umundi wangubise umwaka ushize wabura witonze iyo nyama ako nawe ko shiri n'ibiki ibiki akatondo tuba twakugiye ase wazajura rareka kondera isoni reka rero ngubwire Kizima cangombwa ne butakigikeneye ubwo nta nyama ndi bugusaba niyo mpamvu nanje rero ugomba kumfata neza ukajurangurira ico ngeneye ndakindi n'inyama ni burushete nico shahaco nyine mfite gwamugani kudaheruka kwambara yangwete jagira gende hamagara Kizima Oshigenda reka ngwereke rero yangwete natumye ngurura cyagera yakoba Kizima Niyo yari tumwe
mu giti cy'intuze cy'amapera usigaye wambara za rumbiya twa dupantaro twitwa bamaze niba bafunzwe ntabwo tugira tumwe tujaga turamanuka gutya dufatafata kwajuragira gutya nawe akaje kizira ndubizi ko iriya iwacu ya duturukaga ari ibibaga bigoye ase mukobwa ngunda ko kurashonje byasere cyangwa ni bya bindi by'abanyakigali mu mugira ngo murebe ko kizi ni bungundaga akabashaka icyangombwa ahitamo kimwe ubu urashaka ukuntu ngaburira hanyuma ubuzima bukomeza ariko ikindi cyose reka ngubwire ibyo ngo twarumbwiye byo ndabaye mbisize hasi urabizi wabonye ko mberwaga ubwo byararangiye ubu ninje nawe nta bintu birebire ubu mbese ndawe uzongera kuja uri komburika wisiga ibintu ubu ni umubiri ni naturel nese ndubona yuko ari sawa ndirirwe nditera ibishahuro kandi nsa neza akasa neza mwimisi sheri vuga ngo ndi mwiza uri mwiza ngabana sheri vuga ngo ndebaga nginyana ndebaga nginyana nyine nuko mbonye nanje mfite ibihanga iyo usanga kera ngifite amenyo gose shofero senze ko ariko zanyigonda sheri ndakibaza amenyo gawe nigo ganje nigo gawe ugiye kongera kuziranyibutsa yabe ibintu byawe tena sheri inyama undi nyama ariko kizi nyabaye nukuri kizi niba ungundaga ugomba no kumenya nyine gufata neza iginda yanje ukamenya ubuse koko wakunda feruje ukananirwa indaye nsuko koko nzayijane mu bwishingizi nukuri ubwo sinzi niba byashoboka kuyijana mu bwishingizi je nzagikora ndari nzagikora wenda nacaka ikoti nkigurisha ariko ndabwe inyama zawe nzazibura ndi wumva ahubwo kuri kuvuga neza cyane no mwimeze ya weekend ndakunda wareba niba byashoboka nizo ngo tukaba bazigurisha ariko uyu munsi ngabona inyama niba wabona umukiriya cyangwa se wenda ukiyeranja kureba hantu ziterura ariko nje rwose simbura inyama ko nje feruje yo ndatekereje inyama nakindi kintu kizaga mu mutwe n'icyangombwa nje nagice oya niyo bigezeho guca icyangombwa kubera inyama boye ngwereke ngwereke